Bavandimwe kandi inshuti za Yesu, ndabashubuje cyane kandi mbahaye ikaze nanone mu cyigisho cyo kwitungira amagara kugira ngo turusheho kuba bataraga mu gihe dutegereje ko Yesu Kristo umwami wacu agaruka, maze uyu mubiri ubora ukambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa. Icyigisho cy'ubuzima cy'uyu munsi twagihaye umutwe ugira uti gucukura imva ukoresheje amenyo. Gucukura imva ukoresheje amenyo. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Muhire Theobald. Mbere y'uko dukomeza icyigisho, reka ducire bugufi Imana yacu maze dusenge. Data wera, Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi bwose, duciye bugufi imbere yawe tugushimira nanone ubu buntu tugiriwe tukaba turiho duhumeka. Duhawe kandi n'aya mahirwe ngo twakire inama ziguturukaho mu byo kwitungira amagara mazima. Turakwinginze utubashishe kuzakira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Bavandimwe, isomo ry'urufunguzo tugiye gukoresha muri iki cyigisho turarisanga mu gitabo cy'imigani ibice 23, turasoma umurongo waho wa 2. Igitabo cy'imigani ibice 23 umurongo wa 2 haranditse hati: niba uzi yuko uri umunyanda nini, wifatira icyuma ku muhogo. Iyo ubizi, niba ubizi yuko uri umunyanda nini, icyo wakora ni iki? Wifatira icyuma ku muhogo wawe. Dufite amahirwe akomeye uyu munsi kuko tugiye kwibukiranya ndetse tunige imikorere itangaje y'ihererekanywa ry'ibyo turya n'igogorwa ryabyo mu mubiri wacu. Gusobanukirwa n'uru rugendo rw'ibyo turya, aho binyura, kuri nge numva ari ingenzi kuri buri muntu wese, ko buri wese yari akwiye kubimenya, kuko igihe habayeho ikosa kuri buri kimwe muri ibyo, usanga nabyo bizaniye akaga umubiri wose, ndetse bikagera no ku by'umwuka. Abantu benshi bashobora kuba basobanukiwe cyane n'ibyo bakwiriye guteka, bakavuga bati ibi nibyo byiza, bakaba babizi. Kandi benshi ni abahanga, basobanukiwe n'uburyo bwo kubiteka neza bikaba biryoshye. Ariko birashoboka ko benshi muri abo badasobanukiwe nanone no kurya neza. Iki rero nicyo tugiye kwitaho muri uyu mwanya, nshuti zanjye. Gufata neza inzira y'ibyo kurya no kubahiriza imikorere yayo, imikorere y'izo nzira z'ibyo kurya bigendana n'igogora, kugira ngo intekerezo ziboneye n'ubushobozi bw'ubwenge nabwo buboneke. Ntabwo ari ukurya gusa, ahubwo hari inkurikizi igihe turiye n'uburyo turiyemo. Kandi igihe ubyubahirije, ntabwo imyanya igize urwungano ngogozi ishobora gusaza cyangwa se kurwara imburagihe ngo ikumerere nabi. Niyo mpamvu tugomba kwerekana ko twishimira ubuhanga Imana yaduhaye, tukishimira inama duhabwa n'Imana, tukabyerekanira mu kurya, uburyo turyamo. Niyo mpamvu hategurwa ibyigisho nk'ibi kugira ngo tubyige, kugira ngo tujye dukorana ubwenge buri kintu cyose mu bijyanye n'imirire. Murabizi mwese nk'Abadivantisite
kandi n'abatari bo barabisobanukiwe ko isabato itwibutsa ko Imana ari umuremyi. Rero biba bisa nko kwikinira ku baruhuka isabato, ndetse biba bimeze nko gusuzugura Imana igihe turuhuka isabato, nyamara ntiduhe agaciro ibyo yaremwe, ibyo Imana yaremye, iby'icyo isabato itwibutsa. Kuri jye rero mbona neza ko ibi byigisho byo kwitungira amagara mazima bifite umugabane ukomeye ku isabato. Hari amagambo dusoma mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, nk'uko aricyo gitabo dukunze kwifashisha mu byigisho byacu. Iyo usomye ku ipaje y'101 hari amagambo agira ati: inshingano yacu yera ni ukurinda umubiri, tukarinda umubiri wacu ku buryo tugira ubuzima bwiza, kandi indi nshingano twahawe ni uko tugomba kubwira abandi iby'umucyo, kandi tukawubonera cyangwa se tukawuberekera mu mibereho yacu, tumurikira abandi umucyo mwiza werekeranye n'iyo nyigisho, tubigaragariza mu buryo tubayeho. Reka rero dutangire, ariko navuga ngo ibyo tuvuga ni incamake yabyo cyane, ni incamake cyane ugereranije n'ibiriho n'ibijyanye n'urwungano ngogozi ariko tugiye kurebaho. Ikindi ni uko tugenda dukomatanya no kureba kuri buri gika turi bube tugezeho, igihe inshingano yacyo y'urwo rwungano runaka tugezeho itubahirijwe, ingaruka biba bibasha guteza ku rundi ruhande. Ibyo rero turagenda tubikomatanya. Ahantu tugiye gutangirira twihuse naho ibyo kurya bitangirira byinjira mu mubiri. Twese turabizi, harimo ibyo tutari butindeho cyane, ariko duha agaciro ibyo, tubihe agaciro, tumenye ese tugiye kwinjira ubundi. Nubwo twaba tuzi ngo ibyo kurya biba hano, n'umwana w'uruhinja arabimenya, amenya ibere aho arishyira, ntabwo arishyira ku ruhande ashakisha umunwa. Bivuze ngo rero twese turabizi ko ibyo kurya bica mu munwa, ariko se mu munwa harimo iki cyangwa hagomba gukorerwamo iki? Ibyo rero nibyo tugenda duha agaciro dutekerezaho cyane. Bwa mbere reka twibuke ko umugambi w'igogorwa ari uwo gushaka cyangwa se gushakira mu byo turya intungamubiri, maze ibisigaye bigasohorwa mu mubiri nk'umwanda. Ibyo ngibyo ndizera ko twese tubizi, tubisobanukiwe neza. Iyo ibyo kurya bigeze mu kanwa bihura n'ibintu bibiri ngiye kubabwira by'ingenzi Imana yashyize cyangwa se yaduhaye, bikaba ari byo bifasha itangira ry'umurimo w'igogora. Ibyo bintu bibiri ni ibi bikurikira: hari amenyo, ikindi ni amacandwe. Ibyo bintu bibiri biri mu kanwa kacu biba bigiye guhura n'ibyo kurya, bikaba bigira uruhare rukomeye cyane mu itangira ry'igogorwa ry'ibyo kurya. Hari umugani uvuga ngo umwana apfira mu iterura. Bishatse kuvuga ko iyo ibintu bitatangiye neza akenshi binasoza nabi. Igihe ibyo kurya bigeze mu kanwa tugomba kwitonda, tukirinda kumira vuba vuba, ahubwo tugahekenya twitonze kugeza ubwo binoga neza. Kandi igihe uri kubinoza neza bigenda byimanura ubwabyo ku buryo bitagusaba imbaraga yo kumira. Ahari mwazabigerageza ukabitangira ukajya uhekenya. Ibi ni ukuri mu by'ukuri. Igihe uri kurya iyo wubahirije aya mabwiriza yo guhekenya, yo kunoza ibyo kurya, bigenda byimanura mu muhogo bwabyo, gahoro gahoro ukawumva biri kugenda bishiramo. Igihe ubikoze neza rero gutyo, imvubura zo mu kanwa zivanga n'ibyo kurya neza ari nyinshi, kandi zikabyoroshya ku buryo bitaza kubera umuzigo igifu, kuko biba byamaze kunozwa mu buryo buringaniye. Rero ntugasuzugure amacandwe
kuko muri yo haba harimo imvubura zisohokamo si amazi gusa cyangwa amacandwe. Imana yashyizemo ubushobozi, harimo ibyo bita amanzime, ndetse habamo n'ibindi bintu bita za melaze. Ntabwo ndi bubashe kubona uburyo nabivugamo mu buryo bwumvikana, ariko wumve ngo ni ibintu biri mu macandwe, amanzime n'ibindi tuvuze ngo amelaze bizafasha igogorwa, ndetse izo amelaze zifasha igogorwa ry'ibintu bita amido mu mubiri wacu. ubwo rero ahangaha turi bubonemo ikintu gikomeye cyane igihe bitagenze neza, kuko byanze bikunze bigombe bizanire umubiri wacu ingaruka. Ikindi ni uko igihe wubahirije ubu buryo uri kurya ibiryo bikomeye, binakurinda kugira umwuma mu muhogo ku buryo udakenera amazi mu gihe uri kurya. ubwo ndavuga buriya buryo bwo guhekenya witonze, ugenda gake gake, ibyo kurya byivanga n'amacandwe mu buryo buhagije. Mu gihe turi kwiga bino bintu tuzirikane ko umuntu abarizwa mu muryango w'inyamaswa zituza. Inyamaswa zuza zimira vuba vuba, hanyuma igihe zibonye umwanya ziruhutse zikagarura bya bindi zariye, zikongera zikabihekenya zikabisubiramo neza bikanoga, kugira ngo bibashe gukorwamo intungamubiri. Ariko umuntu wese uko bimeze, umwanya wo kurya ndetse n'uburyo bwo kurya bigomba kwitonderwa, kuko nta yandi mahirwe aba ari bubone kugira ngo abigarure abisubiremo, nk'uko tujya tubibona ku nyamaswa zimwe na zimwe. Abantu benshi bakunda kwihuta cyane igihe bari kurya, bakamira vuba vuba, batanoza, badahekenya ibyo kurya neza. Ariko bavandimwe, mujye muhora mwibuka ko tutari inyamaswa zuza. Iki kintu ukizirikane, igihe ugeze ku meza tekereza uti ntabwo ndi inyamaswa yuza. Reka mwumve icyo umwuka w'ubuhanuzi yabivuzeho. Haranditse mu gitabo cy'inama ku mirire paje y'138, hari amagambo ahanditse agira ati: abantu benshi barya bihuta. Iyaba abagabo n'abagore bibukaga uburyo bukomeye bateza ubugingo umubabaro igihe bababaza igifu, n'uburyo bukomeye Kristo adaheshwa icyubahiro igihe igifu cyangijwe. Biratwibukije rya somo ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ni ukuvuga ngo igihe igifu cyawe cyangijwe uba uri kubabaza Kristo. Bahitamo kugira ubutwari igihe basobanukiwe na biriya bintu ko bari kubabazwa na Kristo. Amagambo arakomeje ngo bahitamo kugira ubutwari no kwiyanga, bagaha igifu amahirwe yo gukira kikongera kugubwa neza. Mu gihe twicaye ku meza dushobora gukora umurimo w'ibwirizabutumwa bw'ubuvuzi, turya kandi tunywa mu buryo buhesha Imana ikuzo. Ni ukuvuga ngo rero ku meza tubasha kuhabwiriza ubutumwa gute? Igihe wowe ugaragaye nk'umuntu urya mu buryo bwemewe n'amategeko, ukaba uri kumwe n'abandi bantu batabigenza gutyo, burya uba ukoze ikibwirizwa gikomeye cyane, kandi ushobora guhabwa amahirwe ukumva ubajijwe impamvu zabyo, ukaboneraho guhamya impamvu, ndetse ugafasha bamwe mu bavandimwe nyamara wenda utari ufite uburyo bwo kuba wabageraho ngo ubibasobanurire, nyamara ukabikorera ku meza. Ubwo rero ameza abasha kuba uruhimbi rukomeye rwo kubwirizaho. Reka dukomeze. Iyo umuntu ari gukanjakanja yitonze ibyo kurya, icyo gihe biha uburyo igifu nacyo kikitegura kwakira ibigiye kukizamo. Ni ukuvuga ko hifashishijwe itumanaho ry'imyakura y'ubwonko ikorera mu gifu, hari imyakura ibamo, ibyo bita amaneri, yo mu bwoko atagiye atandukanye bitewe n'umurimo cyangwa n'aho akorera. Igifu rero gifite iyo myakura. Ubwonko nabwo butegeka cyangwa se bumenyesha izindi
izindi nzunganizi mbari kumvuga, imvura zitandukanye zigatangira kwisuka mu gifu, maze igifu kikarekura ibyo twita amasike gastrique. Ayo mazi cyangwa se amatembabuzi y'igifu aba yuzuyemo aside idasanzwe igamije cyangwa iri bukore umurimo wo gushwanyaguza ibyo kurya, aside bita aside chlorhydrique. Ikaba ari aside rero ikomeye cyane, ariko yitangiza ibyo kurya nako itangiza igifu, kubera umubiri w'igifu ukuntu uteye, uko Imana yawuremye ntabwo ubasha kwangizwa niyo aside, ahubwo iragenda igashwanyuza ibyo kurya gusa. Hanyuma byamara kunozwa bikaza koherezwa mu zindi nzira tugiye kugenda tubona mu mwanya. Rero ibyo byose turi kureba ni ibintu bitwereka ubushobozi bw'Imana, ni ibintu bitwereka uburyo Imana yacu ikomeye cyane. Yashyize buri kintu cyose mu mwanya wacyo, kandi buri kintu cyose gifite umumaro. Nk'ubu nubwo twari tumaze kubona yuko igifu cyohereza izo aside tumaze kuvuga bita chlorhydrique, ntabwo ari nayo yonyine, kuko harimo n'ibindi bintu. Hari ibyo bita amanzime peptidique, ibyo nayo ni amatembabuzi aba ari bufashe mu igogorwa ry'amaproteine. Niba ibyo uriye harimo ibiriya bijyanye na za proteine, ibyo biri bwitabweho na ziriya nzime nanone bita peptidique, kandi nazo zoherezwa ziturutse mu gifu. Ariko ntabwo ari igifu gusa kiba kiri mu myiteguro, kuko nk'uko nemaze kubivuga, hari amakuru aba yamaze gutangwa ku bwonko bwacu, agarurwa rero ari mu integeko ijya kubwira nanone urwagashya, narwo rugahabwa amakuru, kuko narwo ni inyama nyunganizi ifasha igifu cyane. Narwo rero ruratangira rukohereza amatembabuzi, ayo bita sike gastrique. Ubwo rero muri bubyihanganire ayo mazina nuko yiswe. Noneho urwagashya rwo ruyohereza mu rura rutoya, cyangwa se urura rwitwa urura rw'amata, kugira ngo ayo matembabuzi akomeze gufasha igogorwa, kuko ibyo kurya ntabwo biguma mu gifu, ahubwo biragenda bikamanuka bigakomeza gukorerwa igogorwa. Nk'uko byaturutse mu kanwa byoherezwa mu gifu, igifu nabyo rero rirabyohereza bigakomeza mu rura rutoya. Aho rero bihahurira n'ariya matembabuzi aturutse mu rwagashya, harimo nk'ayaje gufasha kugogora ibyo bita amaripide, ngo abifashe abihindure abyoroshye kugira ngo bibashe kwakirwa mu maraso, cyangwa se ya masukari twise amaglycide n'amaproteine. Ibyo byose byitabwaho n'ariya matembabuzi nanone aba yoherejwe n'urwagashya. Murumva ko impamvu yoherezwa nanone ni uko habayeho itumanaho mu gihe gikwiriye, kuko wahekenye igifu kiritegura, igifu kimaze kwitegura, amakuru nanone agera ku rundi rugingo rw'urwagashya, nayo amenya amakuru. Ayo matembabuzi ntabwo ari aho aturuka gusa, kuko n'igice cyitwa umwijima, cyangwa se mvuge ngo inyama yitwa umwijima, nayo iba yiteguye, ndetse yo ibika mu gafuka kari hejuru y'urura rutoya. Ni agafuka bita vesicule biliaire, kabika ibyo bita amatembabuzi n'ubundi bita bile, aba yaturutse mu mwijima. N'indurwe zije gukora umurimo ukomeye cyane wo gutunganya, wo kweza bya byo kurya, kugira ngo igihe intungamubiri zinjiye mu maraso zitajyanamo n'uburozi n'ibintu runaka bishobora kwangiza
amaraso cyangwa imibiri yacu. Murumva rero uburyo Imana ari urukundo, ndetse ukuntu ari ibintu n'inzira ndende kuko nabibabwiye, ndabibabwira mu ncamake. Reka rero nyuma y'ayo makuru tumaze kubona mu mwanya ruguru aho uko nababwiraga, twibaza ukuntu bigenda igihe igifu gitunguwe n'ibikijemo kititeguye. Kuko ibyo twavugaga ni igihe buri kintu cyose cyagiye kigenda neza, wahekenye neza, igifu gihabwa amakuru, umwijima ubona amakuru, ndetse urwagashya rubona amakuru. Nuko noneho reka twibaze igihe ibyo bitakozwe neza, byose bikagenda bitunguranye, turi kumira vuba vuba, ibintu bitarimo amacandwe cyangwa se bikagenda byihirika mu buryo bikiri binini. Kubera ko nifuza ko dukoresha igihe gito, ibi tugiye kubifatanya n'ingaruka ziboneka igihe umuntu ariye ibirengeje urugero akagwa ivutu, kuko usanga byose bijya gusa, ingaruka zirajyanye, zijya kumera kimwe n'igihe umuntu ari kurya ibintu mu buryo bwa vuba vuba butiteguye, mbese ari gutungura igifu mu buryo budasanzwe. Izi ngaruka zikunze kuboneka, kandi icyo gihe hari ibyago by'uko umubiri utabona intungamubiri wari ukeneye, ahubwo byinshi mu byo umuntu aba yamaze gufata bigahinduka umwanda. Umuntu akaba yahaze cyane, ariko bikaba bisa n'umuntu utigeze rwose agira ikintu arya. Ibyo byose urebeye mu maraso ye, ubwo wabona nyine nta kintu kigeze cyinjiramo, nta ntungamubiri yagiyemo, kandi yafashe ibyo kurya byinshi. Niyo mpamvu hari ubwo ushobora kubona umuntu ashobora kuba arya ibyo kurya byiza kandi byinshi, ariko ukabona ameze nk'ufite ikibazo cy'imirire iyo umwitegereje ureba iby'imibereho ye. Reka turebe icyo twabwiwe kuri iki kibazo twifashishije igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Ni ku ngingo ya 220, igihamya cya 220, igitabo inama ku mirire n'ibyo kurya. Hari amagambo agira ati: benshi mu biyemeje gukurikiza ivugurura mu by'ubuzima buzira umuze baretse ikintu cyose gihumanya umubiri. Ibyo ni byiza, ariko se kuba bararetse ibyo byose byaba bivuze ko bagomba kurya bikabije uko bishakiye? Bicara ku meza, aho kubanza gutekereza ibyo bakwiriye kurya, bakishimira guhaza irari ryabo, maze bakarya birenze urugero, icyo bita kugwa ivutu, bagahaga cyane. Ubwo bagaha igifu umurimo urenze uwo gikwiriye gukora, maze ntibahangayikishwe n'umutwaro bakiremereje. Ibyo kurya byose binjije mu gifu, umubiri udashobora no gukuramo ibiwutunga, twari tumaze kubivuga haruguru, ni umutwaro ku murimo gisanzwe gikora. Uwo mutwaro urwanya imikorere y'imashini y'umubiri, ukagwabiza imigendekere myiza y'imikorere y'umubiri, ntubashe gukora inshingano zawo uko bikwiriye. Ingingo z'umubiri ziba zihawe umutwaro utari ngombwa, n'imbaraga y'imyakura y'ubwonko igasabwa kujya gutabara igifu. Urumva haba habaye intambara. N'ingingo zigogora kugira ngo zikore umurimo udasanzwe uba wazanywe n'uwo mutwaro w'ibyo kurya bitari ngombwa kandi bidafitiye akamaro umubiri. None se ni izihe ngaruka kurya ukarenza urugero bigira ku gifu? Igifu gicika intege. Ubwo urumva noneho gicitse intege kandi gifite akazi gakomeye. None ubwo biri bugende bite? Ingingo zigogora zigacogora ku murimo wazo. Ingingo zigogora rero zimwe twagiye tuzivuga zitandukanye, urumva harimo n'amara n'ibindi. Maze ingaruka zikaba indwara zigendana n'ibibi by'uburyo bwinshi. Twibuke ko
turi gucukumbura tureba kure cyane ngo turebe ni ibiki indwara turwara biturukaho. Kandi akenshi usanga izo ndwara turi kuzisabira cyane dusaba n'amasengesho, ariko izi ndwara zituruka hehe? Ubushize narabwiye ngo abantu benshi bishimira kuba bari kwiga no kumenya uburyo bakwiye kwifasha igihe mu gukoresha imiti y'ibyaremwe, nk'imiti Imana yateguye iri mu migisha dukwiye kuba dukoresha kugira ngo idufashe. Ariko se niba ikibazo kigikomeje, ugira ngo hari umugisha uzaboneka muri iyo miti? Niba hatabayeho gukosora, turi gukomeza tubireba. Iyo umuntu asanganywe uburwayi bituma birushaho noneho kwiyongera, ugasanga noneho hari indwara runaka wari ufite, noneho hajeho izindi ndwara, noneho na ya yindi ikarushaho gukomera, maze izo ndwara zikagenda zicogoza ubushobozi bw'umubiri buri munsi. Bizituma rero imbaraga z'umubiri zikora umurimo udakwiriye wo kwita ku byo kurya biba byinjijwe mu gifu. Umuja w'Imana aravuga ati mbega akaga gakomeye ku mubiri. Yaratangaye cyane. Bavandimwe, aya magambo arakomeza avuga ngo ntibashobora kuvugana nabo batuje. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ariye ibyo kurya akagwa ivutu akahaga cyane, nta mutuzo agira. Ntushobora kumuvugisha ngo avugane nawe atuje. Ubwo urumva ingaruka itangiye kuba noneho mu bijyanye n'imibanire ko bijemo. Kandi iyo batagiriwe ubuntu, ni ukuvuga ngo iyo bataretse ibyo bintu, ntibagira ugutuza mu ngo zabo. Ibi biratangaje. Ni ukuvuga ngo hari ingo zisenyuka zitewe gusa n'ibyo kurya bashyize ku meza, bakarya bagahaga, bikaza kuzakurikirwa n'iki? No gusenyuka kw'ingo. Ibi bimeze nk'imibare ikomeye, ariko mu by'ukuri ndizera yuko Umwuka w'Imana abyumvikanisha. Aya magambo yarakomeje aravuga ngo abaturanyi babo bagerwaho n'ubwo burwayi bwabo bose bakabona ingaruka zabwo. Kubera iki? Kubera amahane. Ubwo urumva amakimbirane arushaho kwiyongera kugeza ubwo n'ubwo bigeze no ku baturanyi babo. Bateza umwijima mu miryango. Nyumvira ibi bintu byaturutse ku ki? Guhaga cyane ukuzuza igifu. None se ibi ntibitwereka ko akamenyero kacu mu mirire n'iminywere bigira ingaruka ku bandi? Nta gushidikanya rwose. Dukwiriye rero kwita cyane ku buzima bwacu uko bishoboka kose, kugira ngo tubashe gukorera Imana umurimo utunganye kandi dusohoze inshingano yacu mu bandi bantu no mu miryango yacu. Ni ngombwa yuko twumvira izi nama zose kandi tukamenya n'ingaruka igihe dukoze ikinyuranyo icyo bizabyara. Ariko n'abantu bashinzwe ivugurura mu by'ubuzima, umuja w'Imana yaravuze ati babasha kuyoba mu byerekeranye n'ubwinshi bw'ibyo kurya bafata. Niyo mpamvu abantu bashobora kuba hari ibintu baretse, nk'uko twabivuze, bakaba barize n'ibyo guteka neza, ariko ingingo yo kubifata, y'uburyo tubiryamo, ingano y'ibyo turya, ugasanga tuyiteshukaho cyane. Reka dukomereze ku gihamya cya 221 twumve uko umuja w'Imana yanditse. Aravuga ati Uhoraho yanyeretse ko muri rusange dushyira ibyo kurya bikabije kuba byinshi mu gifu. Abantu benshi biteza kugubwa nabi kubwo kurya cyane birengeje urugero, maze akenshi bakagerwaho n'ingaruka z'uburwayi. Ntabwo Uhoraho ari we ubateje icyo gihano, nibo ubwabo baba bakikururira icyo gihano. Imana ikifuza ko bibonera ubwabo umubabaro bikururiye nk'ingaruka y'igicumuro cyabo. Bishatse kuvuga rero ko hari indwara Imana yaretse zikatubaho,
kugira ngo twibonere ingaruka z'amafuti yacu. Ese icyo cyigisho cyangwa se iyo ndwara uwo mwarimu ukuriho hari icyo yakwigishije? Bavandimwe, dusaba Imana ubwenge. Ibintu byinshi bitubaho ni ukubera ubujiji bwacu. Imana idufashe cyane kugira ngo twumve ibi bintu. Ingingo ikomeye iteye ubwoba ni iyitubwira uburyo kurya ibiryo bikabije tukuzuza igifu cyangwa se tukabirya nabi muri buriya buryo bwa vuba vuba ari intandaro yo kwibagirwa. Ibi biteye ubwoba. Aya magambo arakomeza avuga ngo Uhoraho yampaye umucyo nkwiriye kubagezaho werekeranye no kwirinda muri byose. Ntabwo mwirinda mu mirire yanyu. Akenshi mushyira mu gifu cyanyu inshuro ebyiri z'ibyo umubiri ubasha kwakira. Niba umubiri ubasha kwakira igice runaka cy'ibiryo kurya, ngo ahubwo tugishyiramo inshuro ebyiri. Ibi byo kurya by'umurengera birabora. Umubiri wanyu ukarwana nabyo, inzira yo mu mihogo ikamererwa nabi, n'igifu kikaremererwa cyane. Ubwonko bukagomba kohereza imbaraga zidasanzwe mu mubiri kugira ngo ufashe gusya ibyo bintu muba mwohereje mu gifu. Twari twamaze kubibona. Noneho amagambo avuga ngo ibi bigaragaza ko namwe ubwanyu mutigirira impuhwe. Mwitwara nk'abanyamururumba mu gihe muri ku meza. Iyi ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma mugira ikibazo cyo kwibagirwa no kudafata mu mutwe. Rero bavandimwe, ibi ni ibibazo biriho cyane. Sinzi niba turi buce bugufi tukinginga Imana tukayisaba imbabazi ko ari twe nkurikizi cyangwa se ari twe mvano yateye yuko twibagirwa, tudafata mu mutwe. Mwumve izindi ngaruka. Ngo musubira mu bintu muba mwamaze kuvuga, maze mukemeza ko ibyo mwavuze binyuranye n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo umuntu akavuga ijambo kandi akongera akarisubiramo, akavuga yuko mbere atari ryo yari yavuze. Kubera iki? Ntabwo yibuka ibyo yavuze mbere kandi mu masegonda make cyane. Ibyo ni ibigaragaza rero akaga twamaze kugira, twarangiritse, kandi bishingiye kuri iyi mpamvu yitwa kurya ibirengeje, ibyikubye kabiri ibyo twagombye kuba turi kurya. Umuja w'Imana yarabyanditse ati ibyo ndabizi neza, ni ingaruka z'imirire yanyu irengeje urugero. Arahamije ati ibyo ni ukuri. Mbese bimaze iki kubivuga niba bitabakijije ako kaga? Ibi biratangaje. Aya ni amagambo umuja w'Imana yanditse, Inama ku mirire, paje y'140. Aragira ati none ibyo bimaze iki kubivuga niba bitabakijije akaga? Ese muvandimwe wanjye, iki cyigisho ari ikintu kigiye gukora ku kamenyero. Umaze gusobanukirwa n'impamvu ituma udafata mu mutwe, kandi muri kino gihe tubikwiriye ngo tube dufite impamvu z'ibyiringiro byacu, tube abahamya b'ibyo twizera. Imana idufashe, itureme bundi bushya, idukize akaga twiteje. Icyigisho dukomeje kwiga, bibutse ko gifite umutwe uvuga ngo gucukura imva ukoresheje amenyo. Yiba byari ugupfa gusa, ariko uzi ko ibi ngibi ahubwo bidushyira no muri ya nzira y'igihenomu. Niba bifite ingaruka ku bwonko bwacu, mu ntekerezo zacu, mutekereza yuko ibi bintu ari ibintu byoroshye? Nk'abantu rero turi mu nzira yo kwezwa, aho turi kwinginga Imana ngo itweze tube bashya, tube bazima, iby'umwuka n'iby'umubiri birindwe. Imana idufashe gukemura kino kibazo, kandi ndatekereza yuko kiri ku bantu benshi cyane. Gucukura imva ukoresheje amenyo. Dukomereze ku ipaje y'141.
igifu kirwaye gitera intekerezo gukora nabi kandi mu buryo buterekeranye. Ibaze niba dufite intekerezo ziterekeranye, none se ubwo abantu batekereza cyangwa se bavuga ibiterekeranye mu yandi magambo babita nguki? Ubwo ni ukuvuga ngo kurya bikabije biteza indwara y'ubusazi n'ibisazi, kuko niba tuvuga ibitekeranye se turi abasazi? Ntekereza yuko aricyo byaba bisobanuye. Kenshi ibyo bitera umuntu kugira uburakari. Mwumve ya nzira twavugaga igana igihenomu. Bitera umuntu kugira uburakari. Twari twabibonye kare ko ndetse abantu benshi basenya ingo, nyamara impamvu ari iyi ngiyi, ngo kugira umushiha. Ayo ni amagambo ndi gusoma ku ipaji 141. Kenshi bitera umuntu kugira uburakari, kugira umushiha cyangwa gutoteza abandi. Umva ibi bintu. Umuja w'Imana yarakomeje aravuga ati, ibi mpisemo kubyerekana ubu kuko nahawe amabwiriza yo kubabwira mwebwe bavandimwe dufatanije umurimo, ko bitewe no kutirinda mu mirire murimo kwigayisha ubwanyu, ntimubone neza itandukaniro riri hagati y'igitunganye n'ikintu gisanzwe. Muri kumva ukuntu ibi bintu bigira ingaruka ku myanzuro dufata? Murumva ihuzagurika ririho muri iki gihe aho rituruka? Kwiteranya ibyera n'ibitera. Ibi ngibi bigaragara ku businzi, ku basinzi. Ni ukuvuga ngo rero kugwa ivutu ni kimwe mu businzi, mu bintu ntago bitandukanye n'uwasinze. Umuja w'Imana arakomeza ati, ngo kandi bitewe n'uko kutirinda muragaragaza ukutita ku miburo mwahawe n'Umwami Imana. Niyo mpamvu abantu benshi ubu bari kuburirwa, nyamara reka da, bakavuga bati ibintu ni amahoro, nta kibi kiriho. Imvano y'ibi byose, ijambo ababwira ni ngo, ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka akumvira umugaragu we? Ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringire izina ry'Uwiteka kandi ngo yishingikirize ku Mana ye. Yesaya 50:10. Mbese ntidukwiriye kwegera Imana kugira ngo idukize ukutirinda k'uburyo bwose bwo mu mirire n'iminywere, maze idukize ukudatungana kose, idukize irari ribi n'ibibi byose? Bavandimwe, mbese ntidukwiriye kwicisha bugufi imbere y'Imana tukareka ikintu cyose cyangiza umubiri n'umwuka? Imana idufashe cyane. Igihamya cya 218 hari amagambo ahanditse ati, abantu benshi baretse inyama, bareka n'ibindi byo kurya bigirira nabi umubiri, maze bibwira ko bitewe n'uko imirire yabo yoroheje, iboneye kandi yuzuye, ko babasha kurya bagahaza ipfa ryabo nta kibatangira. Bakarya ku buryo burengeje urugero, rimwe na rimwe kugira ngo bahaze umururumba. Ubwo ni ryarari, akagira irari cyane, akarya agahaga birengeje urugero, agakuba za nshuro ebyiri nk'uko twabisomye. Nyamara ibyo ariye ari ibyo kurya byoroheje, byiza, bitanduye, byemewe. Umuja w'Imana arandika muri iki gihamya cya 218 arababwira ati, iri ni ikosa. Imyanya y'urwungano ngogozi ntikwiriye kuremerezwa n'ubwinshi cyangwa ubwiza bw'ibyo kurya bishobora kugora umubiri kubyakira. Maze mu gusoza yaravuze ati, ikosa ryose rikozwe mu kwica amategeko agenga ubuzima rigendana n'igihano kigera ku mubiri w'ucumuye kuri ayo mategeko. Ese ibi biri kumvikana bavandimwe?
ikosa ryose rikozwe mu kwica amategeko agenga ubuzima rigendana n'igihano kigera ku muntu wishe ayo mategeko. Bavandimwe, kuba indahemuka ku Mana bisobanuye byinshi. Imana ifite ibyo ikeneye ku biyemeje gukora umurimo wayo. Ishaka ko intekerezo zacu z'umubiri, ari intekerezo ari n'umubiri, byose birindirwa mu buzima buzira umuze ku rwego rwo hejuru. Buri mbaraga na buri mpano bikagenzurwa n'Imana kandi bikitabwaho mu buryo bukomeye. Dufite rero inshingano imbere y'Imana yo kuyiyegurira tutizigamye twebwe ubwacu, imibiri yacu n'ubugingo bwacu ndetse n'ubushobozi yaduhaye nk'impano yaturagije ngo tuzikoreshe mu murimo wayo. Imbaraga zacu z'ubushobozi bwacu bikwiriye rero guhora byiyongera kandi bikura muri iyi minsi y'inyongezo twahawe. Ariko se niba tumaze kubona ikintu kibyangiza ahubwo, ese ubwo Imana irimo iragera ku ntego yayo kuri twebwe? Ikidushakira kirimo kiragerwaho cyangwa se kirimo kirashyirwa hasi ku rwego rwo hasi kugira ngo kizamuke hejuru? Niyo mpamvu rero bavandimwe banjye, ubu nshobora kuvuga byinshi kandi nshobora no gusoma byinshi, ariko ibyiza reka ndekera. Ndinginga Imana mu gusoza iki cyigisho ngo idufashe, maze mwemere gufatanya nanjye twinginge twese Uwiteka adutsindire intambara iruta izindi, icyo bita kwirwanya no kwitsinda. Amagambo dusoma mu kugana Yesu igice cya 5 mu cyigisho cyitwa kwitanga, paji ya 21, hari amagambo ahanditse avuga ngo dukanagiriwe cyane mu mitego ya Satani. Dukanagiriwe cyane mu mitego ya Satani wadufashe mpiri uko ashatse. Imana yo ishaka kudukiza no kutubohora, ariko ubwo kamere yacu igomba guhinduka ukundi rwose no kugirwa nshya, dukwiriye kwiyegurira Imana rwose. Kwirwanya no kwitsinda ni intambara iruta izindi zose zigeze kubaho. Kwitanga no kwegurira Imana byose bigomba intambara, kandi umutima ukwiriye kuyoboka Imana kugira ngo uhinduke mushya rwose were. Bivuze ngo iki cyigisho tumaze kwiga ntabwo ari ikibazo cy'undi muntu, ahubwo ni ikibazo cyawe bwite. Suzuma uburyo ujya ku meza, suzuma ibyo urya uko bingana n'ubwoko bwabyo, buri kintu cyose, ariko mu mugambi wo guhesha Imana icyubahiro. Amagambo asoza turasoma muri Zaburi ya 67 umurongo wa 2 kugeza wa 3. Haranditse hati: Imana itubabarire, iduhe umugisha, itumurikishirize mu maso hayo, kugira ngo izina ryayo rimenywe mu isi, ubugingo bwayo bukiza bumenywe mu mahanga yose. Mbisabye ninginga mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Uwiteka abahire, Uwiteka abaha umugisha nk'uko tumaze kubisoma muri Zaburi. Na hejo ku Mana Uwiteka nabishima, mu izina rye ryera. Amen.